mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe bere kutundi tuntu tugiye gukora twadanje show Ngo mbikura hari kagira ngo amafaranga ya papa aranyisha gusa koko ndamuhinguka imbere mvuga ngo iki wakati none se basi wareka reka mbigubijyane aki suko ese muri make nagufashije kubyiba oya asafande wavireka no buride turahura wajya ngo banyitambise nyamara ntago ari ngewe wandeka I'm sorry boss. Nagufasha uko utari. Nari nzi ko uri umuhemu cyane. Ariko basi mbabarira. Kubera iki unabaye kandi naragufataga nk'umuhemu koko Keza karani kuba abantu bagufata kutari ntibikubuza kubatabara kuko akenshi na kenshi hari igihe biba badafite n'ukuri sibyo niyo mpamvu ngomba gutabara umuntu nkunda kabone niyo yaba anyereka yuko tutakiri kumwe mukuru urakoze basi urambabariye sawa Keza karani ni kuki wanshinjije ibyaha ntazi n'icyo dupfa ubundi byagenze bite Sam nyine
hari ukuntu nakubonye niyo mpamvu nagufashe nk'umuntu nyine w'umuhemu cyane. ariko njye icyo gihe ntacyo nzi, ntabwo nzi niba warambu, ntabwo nzi ikintu nakoze Keza. Nyine nakubonye uri gukubita umuntu, nahise nyine nkufata nk'umuhemu cyane, niyo mpamvu nahise nkwikuramo burundu. Agafana ni akangaka. Ngiye rimba. Niko Iyo okay, asante kwihuta. yego Kwihuta nyine tambaza ubugena yibona, nanjye narayitoraga sibyo se. sawa koze Sana rero. sawa.